turabasuhuje tubifuriza gukomera muri ibi bihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi
ibihe bikomeye, ni ibihe buri muntu wese yongera gusubiza amaso inyuma, ariko kandi twibuka urugendo rutoroshye rwo kubaka igihugu kugeza muri iki gihe, aho dushimira Imana ku bimaze gukorwa mu rugendo rwo kwiyubaka. Buri wese rero asabwa gutanga umusanzu we, by'umwihariko nka Chorale Amahoro twumva ku mutima wacu duhawe inshingano zo gutanga umusanzu wo kubaka igihugu, dutanga ubutumwa bw'ihumure, amahoro ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge. Mu ndirimbo mumaze kumva mu kanya abaririmbyi baririmbye, iragira iti rekura amarira yawe. Amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi yashenye imiryango, yishe benshi, bityo umubabaro wawe wowe wibuka abawe ntabwo twawusubiza inyuma. Ni ijambo rikomeye ryo kukubwira ngo ufite uwuririra, ufite igihugu, ufite umuryango nyarwanda, kandi wakira amarangamutima yawe. Nta shyano wagushije, nta nubwo wakoze icyaha kuba warira ukababazwa n'amateka waciyemo, ariko kandi ibi ngibi iyo bikubayeho ukarekura amarira yawe ukaririra mu muryango kwemera, bituma rwa rugendo rwo gukira ibikomere rushoboka. Mu ndirimbo turi bukomeze twumva kuri uyu munsi harimo indirimbo igira iti nje kugutangariza imbabazi. Ni ijambo rikomeye, ni ijambo umuntu wese atapfa kuvuga, ijambo ritangariza uwaguhemukiye imbabazi, ariko kandi ni ijambo rikwiye. Ni ijambo rikwiye nk'impano ku waguhemukiye, ariko kandi nk'impano ntagereranywa ku gihugu, kugira ngo rwa rugendo n'ubundi rukunde rushoboke. Hari indirimbo igira iti mbabarira. Uru ni rwa ruhare rero ari twe ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu badahwema kugaragaza yuko uwahemutse afite inshingano yo gusaba imbabazi, akegera uwo yahemukiye agasaba imbabazi, akazisaba kuko iki cyaha ntigisaza, ariko kandi akazisaba kuri we kugira ngo umutima uruhuke, n'uwo yahemukiye kandi nawe aruhuke, abashe kubona uwo ababarira. Bituma rwa rugendo rw'ihumure, bituma rwa rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge bishoboka, bigatuma abanyarwanda dukomeza kubana mu mahoro. Muri ibi bihe rero twibuka, nk'uko nabigarutseho, nka Chorale Amahoro mu musanzu wacu, ariko kandi nk'abantu babarizwa mu itorero n'amadini, twibuka benshi biciwe mu nsengero, biciwe ahantu hitiriwe Nyagasani, aho turamiriza Imana yacu, baburiye ubuzima aho bagombaga kububona. Dusanga rero dukwiye guhaguruka nk'amatorero n'amadini kugira ngo dufate iya mbere, twamagane ikibi, turwanye ingengabitekerezo ya Jenoside, ariko kandi dufate iya mbere mu gufasha abasizwe iheruheru na Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikindi kandi dufatanye n'ubuyobozi bwiza bwatangije iyi gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, kugira ngo nk'abanyamadini, abanyatorero twinjire muri iki gikorwa tukigire icyacu, tukagira tuti rero haguruka torero, sohoka mu isoni zawe, winjire mu rugamba rwo kugira ngo iki gihugu gikomeze gisigasire urumuri rw'icyizere. Dukomeze twibuke kandi twiyubaka. nje kugutangariza imbabazi, impano ihenze kuri wowe, impano ikwiriye ku gihugu cyanjye. Humura ndakubabariye,
Nitwa Iribagiza Venansi Mama Gigi. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, nari nubatse, nari mfite urugo, mfite umugabo, mfite abana 2 batoya. Nari ntuye Kimironko. Hanyuma Jenoside itangira rero, nayibonyemo ibibi byinshi, nayibonyemo akaga. Nabonye abantu bapfa, nabonye abantu batemagurwa, mbona byinshi biteye ubwoba. Icyo gihe rero niho n'umugabo wanjye yagiye. Ibitero byaraje aho twari dutuye Kimironko nyine. Indege yarayiguye mu gitondo ku itariki 7, niho twabimenye. Dushatse guhunga ngo twegere kuri stade Amahoro biranga, kubera uriya muhanda wa Kibagabaga wari wuzuyemo interahamwe nyinshi zirimo bariyeri. Hanyuma nyine biratunanira guhungirayo. Turamanuka twerekeza ahantu hepfo Kimironko yo hepfo, abantu bahazi aho bita mu Masizi, tujya ku rusengero dukambikayo. Ariko ntabwo byatinze, igitero cyaje kuza cyica abantu bari bahari, n'umugabo wanjye agendamo. Jenoside rero yarankomerekeje cyane, yansigiye umubabaro, kuko nanjye naje gukomereka, ndatemwa, jugunywa mu gihuru n'umwana muto nari mpetse. Hanyuma icyo gihe naje gukurwamo n'inkotanyi. Jenoside rero irankomeretsa cyane. Inkotanyi nizo zaje kunkuramo aho, sinjyana Ibyumba, niho navuriwe aho bita mu Isikibe. Irangira nta byiringiro mfite. Bamvuye ibikomere nari mfite, ariko ngarutse muri Kigali, nagarutse muri Kigali mu kwezi kw'Icyenda. Guverinoma y'Ubumwe yagiyeho, jyewe ntari muri Kigali ndi Ibyumba. Ngarutse sanga iwanjye n'itongo barashenye, urugo barushyira hasi, n'ibitafari byo hasi ku nkuta bishyigikiranye, ariko habaye itongo. Ndakomereka cyane, nibaza uko nzabaho, biranyobera. Nibaza ejo hanjye hazaza hakanyobera. Nibaza n'utwo twana nimba tuzakura tukabaho bikanyobera. Maze ndiheba cyane, ntakaza ibyiringiro, numva ejo hazaza hanjye ntahahari. Nkibaza ngo ese aba bana bazabaho? Nari mfite ibikomere by'umubiri, nari mfite n'ibikomere by'umutima nabyo by'umubabaro. Naravugaga ngo ese ko umugabo apfuye nkiri mutoya, akaba nsigiye twana tw'uduhinja, ubu tuzabaho? Ese ko n'urugo nari mfite nari kuza nkaryamamo, nkaririramo, nkaborogeramo, wenda hazagera abagira neza bakanasangamo, rukaba rutakiriho habaye itongo, ubu nzamerane? Maze ndababara cyane, ndiheba pe, ntibyiringiro byo kubaho. Uko ni ukuri. Nkajya ntekereza ntubuse ubundi tuzabaho? Nkabona wapi rwose, nareba nahumiriza, natekereza ejo hazaza nkabura aho bizava, nkabura n'aho bizahera.
muri icyo gihe rero cy'uwo mubabaro naho ibyo birangiriye, amahoro atangiye kuza mu gihugu, ubuyobozi bwiza bumaze kuboneka buyoboye igihugu buduhumuriza, ngategereza ko hari umuntu wazaza kunsaba imbabazi mu bampemukiye nkamubura. Nkategereza nti wenda hari umuntu wanyiciye umugabo kuko bari abaturanyi, azaza bansaba imbabazi bambwira ibyo bankoreye maze ntangire kugira ihumure. Ndaheba, ntegereza ko hari uwaza akambwira ati mama gi, niko bakunda kunyita, twaragusenyeye, turi abaturanyi bawe, twarasabanye umuriro, twarasabanye amazi, none nitwe twagusenyeye tuje kugusaba imbabazi. Ndaheba, mbura n'umwe, nguma muri ako kajuragiro ko kumva nta byiringiro by'ejo hazaza mfite. Nibwo naje kwinjira muri iyi korali bita Amahoro. Uyu rero ni umuryango wanjye wa bugufi. Iyi korali maze kuyinjiramo niho naboneye umunezero, batangira kundemamo ibyiringiro bishya, ntangira kugenda mbohoka umutima, ntangira kugenda numva ibyishimo biza, ntangira kugenda numva kubaho bishoboka, kubaho neza bishoboka, ubuzima bushobora guhinduka bukaba bwiza. Bakansura no mu gihe cyo kwibuka, bakansura bakaza bakanganiriza, bakambwira amagambo meza y'ihumure, bakavuga bati humura, uzabaho kandi uzabaho neza, humura, Imana iragukunda, humura, Imana irakuzi, humura, Imana igufitiye umugambi mwiza. Bambera umuryango mwiza cyane. Imana ibahe umugisha. Ntangira kugenda numva muri jyewe mbohoka, ntangira kugenda numva nzana ibyishimo, ntangira kugenda numva nzana umunezero muri jye, kandi ubundi wari waragiye ahubwo harimo kwiheba. Ntangira kugenda bigenda biza, nkumva ndagira umutima mwiza, nkumva na babandi bambabariye nubwo batansabye imbabazi, nkumva ndatangira kugenda mbagirira umutima wo kubababarira, kandi nta wangeze imbere ngo ambwira ati mbabarira naraguhemukiye. Ariko bitangira kugenda binzamo, uko umwaka uje undi ugataha, nkagenda numva umutima wanjye ugenda ucya, ibyiringiro biza, ntangira kugenda ngubwa neza. Nabona na babandi bangiriye nabi nk'abasuhuza, nk'abaramutsa, ukabona bafite n'ipfunwe ryo kumva batansuhuza, ryo kumva baca ku ruhande. Ariko jyewe nkumva umutima wanjye watangiye kuzamo ihumure no kumva namunezererwa nkamuramutsa nubwo yashaka kumpunga, ariko nkumva imbabazi kuri jyewe zatangiye kuzamo. Hari umwana umwe yitwa Sindikubwa, batuye Kimironko, wenda mukuru we niwe wishe umugabo wanjye, ariko yagiye aza kunsura Kabeza aho ntuye ubu ngubu, akaza, ariko umutima wanjye wari waramaze kumva ufite imbabazi nanjye ntazi aho zituruka. Noneho akaza akadusura tukaganira, agasangira n'abandi bana, akanambwira ati mama gigi, Sindikubwa n'ubu arahari rwose. Ntese ati yewe ko mfite akabazo kanaka wamfashije. Ni ukuri pe, nkamufasha uko mbishoboye, nkamufasha mu bushobozi bwanjye mfite, nkamufasha. N'ubu Sindikubwa yabonye umwanya araza mu rugo tukiganirira. Ibyo byaturutse yuko numvise umutima wanjye warababariye, ubabarira abampemukiye, ubabarira abangiriye nabi. Ariko isoko yabyo nayikuye muri Chorale Amahoro. Niho naruhukiye, niho naboneye ihumure, niho agahinda kanjye kashiriye,
maze numva hari undi mutima mushyunjemo w'ibyiringiro. Imana ibahe umugisha cyane. Nyuma yabwo nakomeje rero kugenda niyubaka, nkomeza kwiyubaka nyine kubera nari umutima wanjye wari umaze kubohoka. Mbonaho gutura, abana bariga bararangiza bose bafite imirimo, Imana ibishimirwe, nanjye mfite imirimo yanjye nikorera. Ndashimira cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndabushimira kuri iki ngiki. Baturemyemo gukomera. Ntabwo ari ubuyobozi burobanura abantu, burobanura abaturage. Buvuga ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi, uyu ni umutwa, uyavuka mu majyaruguru, uyavuka mu majyepfo, avuka iburasirazuba, avuka iburengera bwaryo. Oya, ni ubuyobozi bureberera abanyarwanda bose muri rusange, bubifuriza gutera imbere. Muri urwo rwego rero, uko bagiye bashishikariza abaturage bose kwiyubaka, gutera imbere, nanjye nazamukiye muri urwo rwego ndakomeza ndiyubaka. Kugeza n'ubu rero nkaba shimira Imana ko meze neza, umutima warubakitse n'umubiri warubakitse, ndabishimira Imana. Murakoze. Jahuri mwami, mfite ipfunwe
muri iki gihe turimo turibuka abacu, inshuti, abavandimwe bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ndatekereza yuko dutekereza ngo ijambo ry'Imana riduha ihumure kuri uyu munsi, kandi iri humure rigere kuri buri wese uri gukurikira ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo nshaka kuganiraho uravuga ngo kwibuka imirimo y'Uwiteka, twiyubaka tunesha ikibi. Ndasoma muri Bibiliya mu gitabo cyangwa urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri, igice ni cya mbere, ndasoma umurongo wa 8 ngere ku murongo wa 10. Haravuze ngo ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, kuko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. Twibwiraga ko duciriho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiringira, ahubwo twiringire Imana izura abapfuye. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Ndasura mu murongo wa 10, haravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Aya ni amagambo meza Pawulo yandikiye Abakorinto. Aya ni amagambo ndi bwifashishe mu ijambo ry'Imana turuganire. Ariye yandikira Abakorinto ngo ni igihe ari mu kaga, bageze mu kaga ahantu hitwa muri Aziya, bagera mu kaga ngo kubwihebe, kuko urupfu rwari rwabasatiriye, ndetse bavuga ko icyo gihe ngo abacamanza n'inzego zose zari zavuze ko bakwiye kwicwa batabona aho bahungira. Ariko aza gutanga ubuhamya bukomeye ngira ngo turi natwe twubakiraho. Aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. Avuga yuko ari urupfu rukomeye bahuye narwo. Byatumye ntekereza cyane iyo turimo turibuka muri no bihe, byatumye nongera gutekereza cyane jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Urupfu rukomeye Imana yaturokoye. Rimwe na rimwe abakiri bato cyangwa abagifite imyaka mikeya biragoye kubisobanura uru rupfu Imana yaturokoye, ariko ngira ngo niyo mpamvu tugira igihe cyo kwibuka tukagaruka muri amateka. Aya ni amateka y'umwihariko. Ndateza ko uri munyarwanda wese hamya yuko hari urupfu rudasanzwe rukomeye Imana yaturokoye. Ngewe muri jenoside nari famille yanjye twari turi i Butare, icyo gihe nasigaye hitwa Huye. Ndibuka dufungura robine y'amazi, kwa kundi ufungura robine y'amazi, aho kugira ngo haze amazi, haza amaraso avanze n'amazi. Amazi anuka muri robine, hanuka urupfu rwumva runukamo. Reka mabwire ko buri wese afite ukuntu yagiye abona urupfu rukomeye Imana yagiye turokora. Imana turokora urupfu rukomeye. Sinmpamya neza yuko hari n'umunyarwanda n'umwe wahamya yuko atabonye Imana imurokora urupfu rukomeye ruteye ubwoba. Ndaza no kuvuga nk'aya magambo. Hari abantu bajya kwibaza ngo mbese cyagiye Imana ari iri hehe? Ariko nyankunda gutanga kino gisubizo. Buriya Imana yari iri aho wari uri. Niyo mpamvu uruhamya kuvuga ngo nanjye bujya Uwiteka yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. Ntago n'urwindega kamere, ntago no kurusobanura, ntago no kuruvuga, ariko nagira ngo buri wese yongere kwibuka ahantu ahavuga ngo bujye Uwiteka yaturokoye urupfu rukomeye. Haba ku Banyarwanda, haba ku gihugu cy'u Rwanda. Reka tuvuge ko jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yewe ni urupfu rukomeye tudashobora gushyira mu bwenge bwacu, ariko hashimwe Imana yaturokoye ikoresheje abari abasirikari cyangwa inkotanyi ziyobowe imbere nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Tunashima n'Imana ko Imana yabakoresheje kugira ngo turokoke urwo rupfu rukomeye gutyo. Ariko akomeza amagambo akomeye Pawulo aravuga ngo ntiyaturokoye urupfu rumeze gutyo ngo arekere aho ngaho, avuga ngo nanone n'uyu munsi iracyaturokora. Imana ishimwe yuko buri wese ari ubuhamya kuvuga ngo bujya Imana yacu yagize neza, kuko yashoboye gutuma Abanyarwanda tuva mu rupfu, tuva mu minsi y'urupfu 100, uyu munsi tukaba turi bazima, tukaba tugenda. Imana ishimwe. Kandi mbone no gushima Imana kubo Imana yakoreshe kwa ngo urupfu rukomeye Abanyarwanda rokoke, FPR inkotanyi ndetse n'uwayirangaje imbere nyakubahwa
Paul Kagame perezida wacu dukunda, ni ukuri Imana ibahe umugisha ku bikorwa byiza mwakoze, kandi Imana ikabakoresha kugira ngo uyu munsi wa none tube duhamya ngo burya ya Mana yakoresheje abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa kugira ngo dushobore kurokoka urupfu rukomeye gutyo. Ariko Paul akomeje aravuga ngo burya ntabwo ari uwo munsi gusa byarangira aho ngaho, aravuga ngo n'uyu munsi Imana iracyaturokora. Ndetse niyo mvuga ngo mbese ntabwo yaturokoye ngo irekeraho gusa, ahubwo ngo n'uyu munsi iracyaturokora. Mu yandi magambo, n'uyu munsi iracyari kumwe natwe. Ngira ngo turabo kubihamya, ngira ngo turabo kubivuga, twabihamya amasaha n'amasaha muri no myaka irenga 26, 27 turimo turibuka. Ndahamya neza yuko twagiye tubona Imana igenda irokora u Rwanda, igenda irokora abanyarwanda kugeza uyu munsi wa none. Kandi yabikoze ibikuye ku mutima nk'uko yagambira umushinga wayo, kugira ngo uyu munsi none duhamye yuko na n'uyu munsi iki turokora. Twabonye byinshi Imana yakoze uwareba muri no myaka itambutse, nubwo habaye amarira tukabona urupfu rukomeye, ariko twabonye Imana igira neza. Twabonye Imana idukuza, twabonye Imana itwigisha, twabonye Imana itwubakira ingo, twabonye Imana itugaburira, twabonye Imana ikingura inzugi, twabonye Imana iduha ubuyobozi bwiza, twabonye Imana iduha igihugu cy'amahoro. Reka ibyo byose twongera gushima Imana yuko ntabwo yaturokoye gusa ngo urupfu irekera aho ngaho, ahubwo n'uyu munsi iracyaturokora. N'uyu munsi abanyarwanda turacyabihamya. Ndetse kabone nubwo twaturi mu bigoye ku gihugu cyacu, ibihe by'isi bigoye, ariko turacyabona n'Imana ikiturokora, ikirinze igihugu cy'u Rwanda. Turabishimira Imana kubwo ibyo ngibyo. Paul avuga ngo rero yaturokoye rwa rupfu rukomeye gutyo, ngo n'uyu munsi izagumya iturokore. Ndetse ngo si n'uyu munsi gusa, avuga icya gatatu nivugeho, aravuga ngo kandi ngo twiringiye neza yuko izakomeza kuturokora. Banyarwanda, twibuka dufashe uno mwanya muri rubiye turimo, wongera kwibuka yuko yaturokoye urupfu rukomeye gutyo, yakomeje no kuturokora kugeza uyu munsi none, kandi niko izakomeza iteka ryose. Ndetse nongera kuvuga gutya, uyu mwanditsi avuga Paul yavuze ngo namushyizemo icyizere, ndavuga ngo yandokoye rwa rupfu rukomeye gutyo, n'uyu munsi izakomeza kubikora ndetse no mu gihe kizaza. Murabizi buri munsi hahora ibicantege, hahora ibinaniza. Ndetse rimwe na rimwe twebwe abizera tukabira mu ijambo ry'Imana, muri Yohana igice cya 10:10 avuga ngo icyazanye Satani cyangwa icyazanye umwanzi ngo uretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko ngo Yesu we yaje kugira ngo tubone ngo ubuzima, ngo kandi tubone ubuzima bwinshi, full life. Ndetse ibi biduha n'ibyiringiro bikatubwira ngo uwica, urimbura, usenya, uwo ngo ntari mu mugambi w'Imana, ahubwo dufite ya Mana izakomeza kuturokora iduha ubuzima bukomeye. Reka mabwira yuko nubwo umwanzi yarwana, nubwo umwanzi yagerageza kwica, nubwo umwanzi yagerageza kurimbura, nubwo umwanzi yagerageza gusenya igihugu, ariko turacyavuga ngo hoya, waturokoye urupfu rukomeye gutyo, tukabona turokoka jenoside, agakomeza kuturokora, akatuba tugira aho tugeze uyu munsi nk'abanyarwanda. Tumufitemo ibyiringiro, tumufitemo ubudahangarwa bwongera kutubwira ngo izagumya kuturokora, izagumya kubana natwe. Uyu munsi babaza ngo Satani ashobora kuyu munsi atarimo arakoresha imihoro, atarimo arakoresha ibyo yakoresheje, akora jenoside mu gihe cyatambutse, ariko uyu munsi akaba arimo arakoresha ibintu bitandukanye, azana iterabwoba, azana kwikanga. Ubu turi mu gihe abantu benshi bari mu bwoba, amasocial media atangaza amakuru y'urucantege, imbuga nkoranyambaga zitanga amakuru aca abantu intege, abantu batangira kubaza ngo turagane, ariko rashaka guhereza abanyarwanda abankurikiye uyu munsi abarimo turibuka muri no bihe tuvuye ngo yaturokoye cyagiye, turacyayifitemo icyizere izagumya kuturokora. Ibicantege bizahoraho, ibicantege uzabyumva buri gihe ivuga ngo nta hantu muzagera, ntaho muzagana, ariko reka nongere kwibutsa yuko dufite waturokoye, wongera kuduhumura akatubwira ngo nzabana namwe. Reka mabwire, mu Mana harimo ubuzima, yaje kugira ngo tubone ubuzima. Mu Mana ntitubitsemo ubwoba. Abanyarwanda turashima Imana yuko atweretse ko ubuzima bushoboka, ariko rashaka kunongera kubikomeza cyane, mabwira ngo dukomerezaho bwa buzima bwuzuye bwo mu Mana, butari ubwoba, butari buteye ubwoba, bwa buzima mu Mana burimo, twongera kuvuga ngo izagumya kuturokora. Nahoze ntekereza umukozi w'Imana Nehemiya, ngo ubwo yatangiraga kubaka, ngo arimo arubaka ashaka gusana, nk'igihe turimo nk'abanyarwanda turimo turakomeza twiyubaka, twubakamo ibyiringiro, tugumya gutera imbere. Nehemiya ageze ahangaha, ariko nubwo yahageze ngo arimo arubaka, muri Nehemiya igice cya 4 uhereye ku 6 turacyenese masoma, ngo aravuga ngo icyo gihe ngo ahura n'abagabo bamwe
ngo barimo ngo Sanibalati na Tobiya ngo n'Abarabu n'Abamoni ngo n'Abanyashidoni ngo abagabo bazana urucantege baramubwira ngo ntaho uzagira ntacyo uzashobora nta n'ahantu washobora ngo ndetse bakoresha abayuda bene wabo ngo baza kubaca intege ngo nta hantu muzagira nta kizakunda. Ariko amakuru meza mbafitiye ngo Nehemiya aza kubwira abo bari barimo bakana ari nacyo jambo nkomera kubwira abanyarwanda uyu munsi wa none twongera kwiyubaka tunatekereza tuvuga ngo tunesha ikibi. Iri jambo ryaranyejeje ngo abwira ngo rero icyo mugiye ko nta kindi kintu ngo aba bantu nimubatinye ntimugire ubwoba ngo ahubwo mwibuke imirimo y'Uwiteka yakoze hanyuma ngo muhagarare ngo murwanire bene wanyu hanyuma ngo mushikame Imana ibatware awishaka. Ndagira ngo mbabwire yuko nubwo haboneka ibicanege byinshi nubwo ari byatubwira yuko hari aho tuzagera ariko twongeye kuvuga yuko mu Mana harimo ubuzima. Muri wo ngo turokoye yongeye kuduha icyizere aratubwira ngo harimo ubuzima. Reka mbabwire yuko turamagara itoro rya Kristo, turamagara bizera, turamagara abasenga mu buryo butandukanye, twongera kubabwira ngo mureke duhinduke abatangaza ubuzima kuko mu Mana harimo ubuzima, muri Yesu harimo ubuzima. Rero nibyo byiringiro byacu kandi ukeneye kubaka akanesha ikibi yubakira mu buzima, akanesha ubwoba, akanesha uwaje kurimbura n'uwaje kwica n'uwaje kumaraho, akongera ngo ya ntibishoboka ahubwo yaturokoye rwa rupfu rukomeye gutyo izagumya kuturokora kandi izagumya kuba natwe kugeza amagingo aya ngaya. Muri uyu mwanya rero nashaka ngo ijambo ritwe ijambo ry'ihumure nongera kugira ngo nubwo ibicantege byaba byinshi nubwo ibyagwagara imbere bya byinshi wongere kumenya ijambo ngo iyaturokoye rwa rupfu rukomeye gutyo ni nayo izagumya kuturokora na nubu ikibikomeje ndetse ngo tuyifitemo ibyiringiro yuko izatugira neza. Hari muri ibyo urimba ngo hari ubuzima, reka twongera kuvuga ko mu gihugu cy'u Rwanda hari ubuzima ndetse nubwo wabona bisa nkaho utabibona neza uko bimeze nuko biteye ariko nongeye kutangariza ngo hari ubuzima kuko Satani yaratsinzwe ariko hari umwami w'abami Yesu Kristo uri ku ngoma wongera kubwira abanyarwanda ngo bujya naje kugira ngo mubone ubuzima bwuzuye. Ubuzima bwuzuye full life ni ubuzima bw'umwuka, ni ubuzima bw'imana yawe n'Imana, ni ubuzima bwo kubaho neza, ni ubuzima bugera mu muryango wawe, ni ubuzima bugera ku baturanyi bawe, ni ubuzima busendereye, ni bwa buzima Chorale Amahoro yari irarimba yanitiriwe ubuzima bw'amahoro abonerwa muri Kristo Yesu. Ndashaka kugira ngo rero muri uno mwanya dusenga Imana, dufatanye gusenga Imana muri iki gihe turimo turibuka jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Buri gihe turimo turibuka Imana yaturokoye urupfu rukomeye ruteye ubwoba rwa jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Muri iki gihe twongera kwibuka imirimo y'Uwiteka Imana yagumye gukorana nyuma yaho yubaka igihugu cy'u Rwanda, ikumya kutujyana aheza tubona ibyiringiro biza. Reka twongere kuvuga ngo turacyafitemo ibyiringiro yuko izagumya gutanga ubuzima. Satani wabereho gusenya, kwica, kurimbura, ariko Imana yacu iraduha amahoro tugira ngo bujya ndacyatanga ubuzima. Muri Yesu harimo ubuzima, mu Banyarwanda ubuzima ni bubeho, mu bana bacu ubuzima bubeho, mu bakuze ubuzima bubeho, mu gihugu cyose ubuzima bubeho kandi bwa buzima bwuzuye holistic, ubuzima bwuzuye bufite byose kugira ngo tugumye gushima Imana yongira cyaduha icyizere. Imana ibahe umugisha. Reka twasaba Imana ikatugira neza. Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye muno mwanya mwiza waduhaye, tugushimye amagambo meza wongeye kuduhumuriza muri ibi bihe turimo turibuka abacu inshuti n'jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Twongeye kuhagarara muri ijambo Paulo yavuze aravuga ngo bugiye yaturokoye cya gihe ikaturokora urupfu rukomeye ruteye ubwoba ndetse ikagumya kuturokora kugira amagingo aya n'aya. Muri no myaka 27 twongeye kuyigiramo icyizere, twongeye kutubwira ngo uracyatanga ubuzima. Mwami Yesu twongeye gusabira ubuzima Abanyarwanda, dusabiye ubuzima impande zose muri buri gice cyose cy'u Rwanda. Ubuzima bwabonetse muri Kristo Yesu, ubuzima bwe kuri wese, ubuzima bw'umudendezo, ubuzima bwuzuye ari butwifurizaho ubuzima bw'amahoro. Reka tubigenderemo kandi bica intege nko mu gihe cya Nehemiya. Ibiri hirya no hino bivuga amagambo y'urucantege gitandukanye, reka izo mbaraga zitsindwe kuko izo ni iz'umwijima, ahubwo duhagare mu mbaraga z'ukuri z'Imana zivuga ngo neyoreje Yesu Kristo kugira ngo mubone ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Dutangaje ubuzima wabuze uko wabigenza, dutangaje ubuzima muri uno mwanya abumva babuze ibyiringiro, reka ubuzima bugaruke kandi ubuzima bwuzuye. Urakoze Mwami, ni mwiza Yesu Mwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha.
zirahari